ariko shamba twiriwe biki niko cyabandi bakomanga nakomanda ariko bisanzwe gute reba ukuntu urugi rugize irange rivuyeho niko cyabandi bakomanga ko mwese ko utari wanyumvishije ugomba gukomanga muri discipline urukumva reba ukuntu hageze urakomanga hano agahongo kabajya gukomangishije amabuye koko nani so ufite ariko shamba imba nkubwire rero nahaga ariko bakomanga hano urukumva mbese muri abazungu muri ibiki kuba tutari abazungu nivuze tugakomanga gutya urukumva ugomba kubyumva kandi ukabimenya ujye ukomanga gahoro ureka gukanga umuntu urukumva ujye ukomanga ufite discipline urukumva neza ntushaka kujya ukomanga urugira uveho nta kibazo ujye ukomanga neza ngo ibiki ujye ukomanga uko ushaka kubera ubonye mfitemo ntabwo ariyo mpamvu kubera iki muzajya mukunda abantu bafite abadafite mu bandi ujye ukomanga uko ushaka ujye ukomanga uko ushaka nta kibazo gihari rwose genda gake ujye ukomanga uko ushaka amaraso yacu garakijijwe mwanze abatindi mu rugo rwayo komanga nta kibazo nuko komanga ariko nyine ukomangisha aka kaboko zana ngufashe komanga ahangaha ufashe iki zana ngufashe komange ibi ngibi uzana byaturutse nyine ugitanga iki nyine wowe komanga zana ngufashe nka gutya ngo komanga ndakubarira iminota komanga rushaka urugero uvane karengetse komanga rushaka urugero uvaneho bimarira iki we komanga ngiye kuguha karibu uri umuntu w'umugabo pe kora uzi ubwenge ariko ubutaha mugiye mumenya yuko abantu bose ari kimwe ariko nanjye kuba waje gukomanga hano udafite aka kantu mba nkuhaye nyoko ntabwo wakomanga hano udafite aka kantu ngo uze gukomanga urugi irangi urivaneho ngo uri gukomanga hano nta n'isoni ufite by'umugabo nigatikira we nta kibazo ubwo bakomanza ufite aka kantu nta kibazo reka nkwereke uko bigenda uri umuntu w'umugabo kabisa zana manze njururutse ubundi uze mu rugo ujye kumbwira icyakuzanye zana nanjye njururutse ko nkubwiye ngo ni karibu zana nanjye njururutse banza ukabwire sha wowe karibu mu rugo bawicaye ni karibu mu nzu icara gufungura na televiziyo ureba n'amakuru ureba ibintu byose nta kibazo gihari telekomande iri aho ngaho ntabwo nakimara ndi kunywa uri kumva ndi kukuvugisha ndi kunywa telekomande wayibonye niko ntacyo nyihore nakamaramo tukaba twesurana da oya ariko nawe narinje batagira ngo ndiyo ngaho shaka ngaho bayimbwire bambwira ikikuzanye egekaho neza umugore atagira ngo twagiye nabisoje umugore atagira ngo twagiye mu nzu da buriya abagore b'iyiminsi mayi nka wa muntu w'iby'abagore byo bireke byihorere ndamuzi umugore hari umuntu ugeze kuza mu minsi yashize mu rugo yaramwishe bapfa ibiki uwo muntu ngo araje ngaza ngo mu gihe cyo kurya noneho baramusohora nyine ngo nasohoke ngo agende ngo tumaze twirire ati wamuretse umuntu akaza ikinyote icyo utabuze ko ari ibiryo sibyo namubwiraga se ariko umugore wawe yaranduye we ntabwo yanduye ariko agira umushaka kuva na kera afite inda we ngo byakomotse kuri ba kaka wabo buriya umuntu byagenze uriya ngo kaka wabo ngo yagira umushaka umeze gutyo ngo niwe yakurikije ariko rero kaka wabo twari duturanye igiyo mu gacyamo igiyo ngiyo nawe rero nuko yarameze ariko navuga ngo amaraso arakurikirana umva ngo ugire inama rero nari navuze ngo agatekerezo uriya mugore tuzamufate tujye kumuguranisha mu bandi bagore bawukaziyo uriya baduha mangaye ko mbona ari igicupuri niyo baduha make ariko tukamutanga angahe niyo baduha 5. nibyo nawe nese umugore
ucyatuma umuntu aza mu rugo ngo ajye ibiryo ucyatuma uretse buriya rero wa mugabo uvuze iby'abagore ukomeza kongera komeza umbwire rero ndikumva buriya umaze kuba umuntu w'umugabo kuko nawe uragenda ukaba uri mu rugo ukibwiriza ukanga ukajya kugura njyewe ndakuze ntabwo ndi nk'abandi buze ese umuntu usigaye wibwiriza kujya kugura ikigare ngo ndanire urumva utamaze gukura ko uragakuzo mba nifitiye nk'abatereka inshyushyu yanjye nayo imanze urakuze umaze gukura umaze kumenya cyane ntabwo ukiri imbwa nka kera ariko aho ngaho rero ubu uvuze ingingo atari nziza ntabwo ngo tutagura imbwa n'urugero naguhaga ndetse kera kutaguraga ikigare ngo ndanire urumva nabigiranye n'uwo mugabo we nanjye nayo mbayeho nkaho gute uriyo manza ugakure nkubwire ngo mbwire icyakuzanye none rero njyewe ikibazo ufite ni ikihe rero mbwira nagize ibibazo bikomeye cyane komeza umbwire wa mugabo we umuntu aragoye umugore yandaje ku karubanda ubundi yakagombye ko yagukubita akakumena agahanga kuko nawe narakubwiye ngo umugore ujye umukanga umwereka ko uri umugabo wiyubashye unihagazeho ugakomeza kwigira umuntu mwiza ngo njyewe ngo nditunda ngo ndikubaka urugo rwanjye buriya wowe kamubwira yagukubise gakeya none se ko kutitonda nkaba nakuzaniye agasuru ukaba utangiye kukanukira wa mugabo we ntabwo ndi kugutuka ariko none ndi kukubwira ibyabaye niba umugore yarayagukubise ubu ngubu iki amafaranga ngushaka uri buyambe utambwira ngo uzanywa no kuguza hano wese wumvaga iyo nzoga nayizaniye iki nk'abantu b'abagabo tukaganira ku gacuma wenda kanagufata nuko uragenda ujya mu rugo ufata ikaramu urandika ati nkora umushinga ngura ikigage cya 300 none nshyire kinyoteri nimara kumushyira ngurije nka wenda nka 30 aho ngaho dore ngurije dore ko ari umuntu ngurije ikigage cya 400 nguguze mu 30 cyane ndayaguha amafaranga atakwenya afite yokora kora rwose ni wowe shuti rwose ninjye shuti kuko tekereza ndavuga ati rero ubwo nk'ikigage buriya uri umuntu w'ingirakamaro cyane kamanze mwaho nyine ndayaguha ariko ntukanywe wenyine ngo ucure umuntu ima vuba vanjye ndamuguza amafaranga ibintu byihore mayi nka noneho ninjye urakuguza ntabwo wongera kunywa umenye ko ari njye urakuguza uraguma wawe wowe ndakunguza ariko wagiye umenya ubwenge mu mafaranga nakunguza kuramo 500 ngo tugomeze dusange n'abantu babaga nande niba ari njye ugiye kukuguza uraguma kunywa mwandare ibyo ni ibiki niba ari njye ugiye kukuguza cyangwa nabyo njye rakamaze mu bwiza ukuri ukumva none njye none reka nkwereke niyo wanyweye none ushaka wayingaruza none sinjye tugiye kukuguza none turayikura umwungu w'umwe tuyikura mu aregurira inshuti none cyangwa uguze amafaranga nkuremo kandi ndi gukura mu yanjye ariko ibyo ni ibiki kuki wumva ko ari uko mwaturusha ubwengera iyi ni inda ni indogano ni ikidomoro ni iki ntunutse nta kibazo mwumvise ukuntu kenge atari mwaho nguguze pe mwaho nguguze ibi bintu bimaze kubirambira warangije uretse manze mwabwire ati ntabwo nyikugujije uri kumva ntabwo nyikugujije kubera iki ubwo si inzoga yose urayinyweye uyimazemo ngo nkuguze none se none iki ko uyimaze ntabwo urisubiye nese ubu busa nibwo abantu washikisha ngo ubu si inzoga ninde wayinywa iyi ni inzoga umuntu yanywa fata ibicuba byawe ubu nakuguza ashingiye ku shingiye kuko wayigotomeye inzoga yose urayinyweye urayimaze umurayi ubusa ngo nkuguze nta mafaranga afite ndetse n'ibi nta kibazo ufite kiki ariko tekereza nkaho uri umuntu w'umugabo umuntu akazana inzoga yose akayinywera akayimara kandi ngo mukuze rwose bwo wavuga ngo wanyweye nyinshi ariko igiye kukuguza ashaka ntabwo byakunda ibyo ngibyo gera ugura indi uze noneho mbona umukuguza nawe hirya y'ibyo ntabwo byakunda mbabare akada gura telefone
cyane n'ubundi ateza utwe angahe iyo wayiguze angahe iyo ni shyashya wayiguze angahe ndi kuko wayiguze angahe kuko iyi ndi kubona ko itarenze icyatatu imame igihumbi witwarire none se byagenda ko igihumbi irahamagara chaji hamagara repo mu gacyamo chaji yayiri chaji naho bamaye none ya chaji nyishiki none 300 uri kunkata nugenda ukaguramo chaji wawe gutwaye iki mw'igihumbi ama inga ni bari igihumbi ariko urenzeho naya yandi gose yarageze mu 29 29 ay reka da ata telefone yawe 29 garava he aki itahire nakundi ntabwo erega njyewe ntabwo nyangurisha telefone indimeze kuki reka da iyi ngiyi ntabwo ibamo YouTube ibamo WhatsApp wa mugabo uko nanjye sumbirijwe nyine ibamo WhatsApp se telefone nk'izi zibamo WhatsApp iyo wagiye mu isoko ntabwo warenze icyatatu akira kandi nabwo nari kugwa igihumbi wayiguze cyane mu kwa mbere ageze muri 200 wibeshye ageze muri 200 wibeshye rero iki impamvu wibeshye iyi telefone ibamo radar ikora iki radar ikora iki amakuru yose waba uri nayo oya ntabwo nenda ko umunyamakuru wawe ujyana telefone yawe njye nawe nenda ko umunyamakuru akiranye guhera ubuntu iyi ngiyi nayemera da ubuntu ho nta kibazo najya numva radiyo nombe ubwo rero buri impamvu nyiguhaye nayuze nuko tuzakugurisha umugore wawe umugore wowe ugenda ushaka umukiriya ukumva noneho umubwira ko ufite umugore wakozeho w'icyatanu ingoroje okaziyo ingoroje nyine bitewe n'ukuntu yanaringiyeho icyatanu ndayajya genda ariko wewe uzayingaruza nta kibazo nzakugoroza ariko umugore tumugurisha uriya mugore utatuma umuntu arya ibiryo mu rugo utatuma nk'igikoma mu rugo ahubwo se nungutse akahe waretse n'ubundi tukagurana ukazajya wisanyura uriya mugore wawe niba bisa namwemera mwana reka da umbabarire uriya mugore wawe udakuranye namwemera n'uwanjye naramwanza ari igituku ngewe nakemera waba igikarasha ndashaka ibituku kandi rero umugore wanjye bamwita akazungu mbabarire da kumwita akazungu ari igikarakura ntabwo byakunda uriya mwana mwabyara umwana mukajya kumufotoza bakamubona ariko mwagiye mugiranye ibintu ngewe ndi igikara nawe abe ari igikara ubwo se uwo mwana yaba ataguye none ko wamuhaze namuhaze nyine njyewe niyo mpamvu ntabwo tumugurisha badahemo icyatanu dushaka undi wawukaze niyo twanywera ariko yagiye yambiriye mu rugo abantu bamaze gucika hano kubera umugore wananiranye w'umunyamurengwe umunyamushimwe abakiranda bafite bo mu gacyamo kamwereke rero ugiye kugira inama uri kuri akorodi wa raruguru afite 100 wamaye mu kimina genda umubwire ngo ndakubwiye ngakuguze ni ngewe uzakwishingira ukumva ariko nawe nzakwishingira ari uko wamaze kuwufasha uriya mugore tukamugurisha tukajya kumugurisha mu isoko bakamugura nyine bakadomo cyatanu bikarangira uriya mugore wavunitse ibyo ntabwo bikureba ubundi yituye hasi ibyo ntabwo bikureba ariko fata telefone yawe ugenda ujye kureba korode kuguza amafaranga umubwire ko ari njye ubikubwiye nzakwishingira ariko nawe ushaka umukiriya nyine tugurisha uriya mugore ambire mu rugo sibyo gahunda niyo ngiyo gahunda ni sawa ugerageze uzayamwishyura wongeye kunyura agacupa nyura ku muryango w'ahangaha mudahura akakumena umutima nanakubeshaga wambeshaga sawa ubwo niba wambeshaga ubwo nanjye kandi wamagare korode mubwire nawe wambeshaga sibyo undusha ubwenge mbabarire shaka